Neiwano, this is the nobles. I'm the future man, the nobles. Alright, nanone ni kibaruma ibe byiza nshuti bakunzi nshuti zacu zakadasohoka mwe mwese mudahwema kudutega yombi mwe mwese mudahwema kuduhanga amaso nukuri ni by'agaciro kenshi cyane mutwereka niyo mpamvu umuhate mugira natwe dutera ubushobozi bwo kubashakira byinshi byiza kandi birenze kuri iyo mpamvu rero muri aka kanya hari umuntu ngiye kuganira nawe munyemerere tuganire kandi twese duhuze tunasangire ibitekerezo utangiye gusuhuza ni Neiwani Kimomo nk'ibisanzwe kibaruma nanone wa wundi muzi wa wundi bakunda cyane ngira ngo none muri aka kanya mwanyemerera tukaganira n'umutumirwa wacu Tonton, yo man, imeze bite man? ari umusaza. Egera kamera. Nari papa. Alright, nkuko natangiye mbikubwira rero kuri aka kanya ubundi kumwe nawe Tonton imeze bite? Nari pe. Nari kabisa. Icyo twagusaba nako ngira ngo nta ruko kigusaba urabiza ari uko umuhanzi yivuga ari ukundi muntu usanzwe yivuga nibyo wakora muri aka kanya. So abashuti banjye ndabakunda cyane muri abagaciro, especially abantu bakunda umuziki wanjye. Niyo mpamvu ngo kabisa icyampa n'abandi bakaba banjye. Icyampa mukaba banjye. Icyampa mukaba banjye. Icyampa mukaba banjye. Icyampa mukaba wanjye. Icyampa mukaba wanjye. Icyampa mukaba wanjye. Icyampa mukaba wanjye. Naguha urukundo utigeze mu buzima nakubera inshuti utigeze kuva kera na kare gusa. Icyampa mukaba wanjye. Icyampa mukaba wanjye. Icyampa mukaba wanjye. Ni Tony umwami Tomutoni yaman. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyiyumviye Tonton akubwira ati icyampa mukaba baje ngira ngo usanzwe umuzi muzokuri byinshi ariko Tonton muri aka kanya nk'umuntu wenda utakuzi cyangwa utarakubonaho Tonton ni umuntu umeze muri rusange. Ni umuntu usanzwe n'umuntu usanzwe man nta birenze sigenda ko iyo umuntu akora music ari ukuntu abandi bantu babifata ariko twebwe tuba tubona ari ibintu bisanzwe ko umuntu akora music is a talent nkuko nawe wenda ushobora kuba uri umunyamakuru is a talent n'umuhinzi uhinga neza atari babandi bapapara is a talent so abiba birenze muri make Tomutoni n'inkundi wese. Ushobora kuvuga ati Tonton ni umuntu yonoye kugira ngo n'umuntu uri muri quartier abe yavuga ati usiko natwe dufite Tomutoni mu quartier yacu ari character wavuga cyangwa se ibindi byaba biranga Tonton ni umuntu umeze ukundi iki wanga iki ubayeho ute mu buzima busanzwe. So Tomutoni ni umuntu kundi ibintu byo kwifunga urabona string kabisa ariko biba bitarenze bitari mu mutima mubi agira umutima mwiza so barasabana buraraganira cyane atera n'urwenya bimwe bikomeye oya nadushecha tu byaterwa n'umusaza byaterwa na subject so nakuganiza kakava maboyi. Okay, ngira ngo rero badutumye ari benshi cyane niyo mpamvu kuri uyu munsi batubajije ngo tukubwire sinzi ko niba wenda nabo twabufite kuba batubwira iki ariko ni ikintu bahora batubaza buri munsi Tomutoni bakeneye igitaramo kabisa na 25 z'ukwa 12 gutya tubahereza igitaramo erega natwe desishaho natwe tubataramiye biradushimisha uba kwita igitaramo biranga ibikorwa byo ni byinshi ndashimira feedback zabo sorry kabisa nikigaragaza ko ibyo dukora babibona. Tomutoni ni uwuhe mu star wundi mwaba mukorana wenda muri abatuzi bandi bagafashe cyangwa se niba ari umwe mugirana ibiganiro cyangwa se wumva gukora wenda muri mwenyine nka The Nobles bibahagije nta mo external support. So but I think
ko wenda natangaza ngo ngenda nkorana ngo na runaka nta proje murabona uwo twagerageje gukorana no bita future man rero kubwira ngo nkorana ngo na runaka ngo mvugana ngo na runaka ngo ngendana na runaka ke nta project irajya hanze too difficult my boy. So ntabwo ari difficult cyane ariko hari igihe wenda muba muganira muba wenda mufitanye ibiganiro byose mutaratangira ariko ikiganiro gihari tu biba bihari man. Ubwo si wenda n'urugero turamutse tugiranye ibiganiro nkabishyira mu itangazamakuru ubwo tugiranye ibikorwa byagenda ibikorwa ubwo byo nabishyira he ubwo byo byivugira kandi niba twagiranye ibiganiro nkabishyira mu itangazamakuru warapeni aramutse abaye ibikorwa ndetse Tomtoni ya man kuri ubu nta reba ukorana nayo rebo so always at the neighbors man ubu kabisa ewan ndina no bozi byonyine na Nyagasani the Nobles Rwanda TV the Nobles Group bose bakumenyera moto of course right ngira ngo ukomeje kubyumva rero niyo mpamvu nkora nk'ubwati kugira ubone ibintu byacu byiza kugira ubibone 5/5 nyaboneka akora ku nzogera hasi hamwe hatukura handitse subscribe aho hakande kugira ngo bikugeraho 5/5 gusa ntiwibagirwe na share kugira usangize n'izindi nshuti zawe mwenjoyingane izi mpera z'umwaka n'intangiro z'undi mwaka ngira ngo ari ibintu by'agaciro kenshi cyane. Tomtoni rero muri aka kanya ngira ngo watubwira ku bijyanye wenda n'ubuzima bwite tutakugoye ku bijyanye wenda na girlfriend bizina nibyo bibazo mujya mukunda kumbaza none ukamberurire ndamufite bana mutangaza si niba ntacyo bitwaye wamutangaza niba ntacyo bitwaye bamwita twishimire sihagiye sima ahubwo ushobora kudukubitira mu gafuka wenda undi muntu wenda undi ubeshye ku ruhande yakumva akabati burayi avuze izina rye nesi kandi n'amazina murayampitiramo mama niba mubwiye ngo shikora twishimire abigize ubwiru gusa ntaribi okay so ntago ari ibintu birenze urumva Jempati na fieri zo kubona avuga umuntu wandi kumwe nawe you know bamwita twishimire sandirine umwaka wo mumaranye igihe kingana utewe aho wabugiye kurengera twari ibyo ngibyo papa ese imbere ye hari abandi baje of course abo bandi ni bandi baraje sinamenya kabisa baraje baragenda ariko nyine tu harabaza utabirimo neza ahubwo ari kugira ngo wenda ngo utabura aho ngaho uri gupfuza wenda baje udatereye tu harabaza utameze neza no hariho n'abaza nabo batameze neza bumva batabirimo neza ukavuga ati rero kambe mpfuye gufata uyu nguyu kugira ngo ntaraburiza uziba kugira ngo Imana ndete ivuga iti ngiye gutwara ufite girlfriend nabone aho uburyo bibaye uko nawe sinshobora kuba ribure mbaye ribure nayo sito Tomtoni man ubundi mu buzima busanzwe ukunda iki sure usibye uwo mwana music mu bijyanye no kurya siho ntacyo batwira kurya kabisa usinakubwira mu kimana we byaterwa n'ikibonetse ariko nyine tu kamayonezi kari hafi aho ngaho kabimfasha right ngira ngo rero ni uri umukunzi uduhanze amaso urumva icyo uzashaka cyane nuzana mayonezi uzamufita oya ntabwo ari bose papa neza wagize ngo umuntu uzashobora kukugaburira ikintu ukaba utagikunda kandi ugikunda ubwo iyo nyurabwenge wayumvise ni wenyine uba udakunze tu of course kuko wenda n'urugero uzarebe nk'umuntu umwena n'urugero nkanjye nkunda kwifotoza ariko umuntu wese ntabwo ariko twakwifotozanya you know
you know. Right, ni The Nobles Rwanda TV ugihanze amaso, ni The Nobles Rwanda TV ikikugezaho ibintu byiza cyane. Uyu munsi kuri uyu mwanya turi kumwe na Tomtone, ngira ngo ari byinshi ari kukubwira, wenda ntabwo waruzi ibyo akunda, ntabwo waruzi iki. Ese Tomtone ubu usigaye ubarizwa he, wenda aderese yawe ni iyihe, kugira ngo niwaba wenda ashaka ko mukora n'imishinga cyangwa iki amenya aho yakubariza, niba biri arodi cyangwa se niba bitari arodi. Aderesi yo rwose bana kubona iguhereza biragoye. Gusa YouTube akarere kanjye, Instagram ni umurenge, Facebook ni umudugudu, Twitter ni urugo. None se mu buzima busanzwe tutagiye muri showbiz cyane, Twitter niyo yanditse kuri ID. Biragoye man kujya unteza ibisambo. Zakuneza ibisambo man. Ngo tubyita kutwima amakuru. Urabona ngiye string nibereyeho, urumva niki ukuntu umuntu aba yifunze, wowe nurangiza ngo nkubwire ngo ntuye hangaha ngo ntahangaha. Ara akantu kawe nabonye ku mbuga nkoranyambaga. KFC papa. Usigaye uri umukomedi ariko man. KFC papa. Ngo bosi ngo ntabwo amagara ngo wambwiye ngo uzagira uti. Urabigaruye namugeza kumukama. Akazi karabuze wa mwana. Karakani wagiye ngo ufite umusaza. Aba boss nesi kuko babyita gucinya inkoro. Ndero wenda ntabwo nayivuze kugira ngo umuntu wenda umwongeze kumuka. Kubwo iyo boss cyangwa se umuntu ugukoresha cyangwa umuntu ufite icyo ukeneye, iyo agize gutya akakwaka serivisi runaka, niba kubwe tuwendo wamfura amasogisi, why not n'inkweto utazihanagura? Azahita avuga ati cyakoze icyo gihe umwongeje kumuka. Ariko ko dushima wenda mutubaza uwakubaza akantu ariko muri aka kanya ubwabo bari mu nyabako. Oya uwakubaza akantu mutumire umbaze. Oya uwakubaza akantu ntari dushima mutubaza. Already you have a girlfriend? Yes. What is her names? Ubundi twebwe tuba twariviriye kuntu mwejo nta girlfriend ufite man. Nawe gusa wenda uri kundeba ashaka kuba we amustirisa. Nesi waramwigeze? Njyewe se yagira ngo none se yarimutse. nakuze hudu yanjye atari ugukundana man. Nge nakuze hudu yanjye ari ibintu bya entertainment. Ntawe nigeze. Nesi kwaje nta bimeze neza umuntu abimenye. Bimeze neza cyane kutamwigera nabikuyeho gukora akazi ko karakora kuko gushinduka bukeye. Akazi ko karakora nari wenda niba atari ibyo gukundana ariko ibyo kubaga byo n'ikintu atapfa gutanga. Akazi ko ni tayari musaza. Nari kabisa yo nanjye mbadahubira ngo kabisa mwakoze ko mwana dutumiye dore. Usikurwa byo ni byinshi kabisa. Nesi umwimerere warayibonye man. Umwimerere ewan ndirimbo imeze neza cyane. Umwimerere kabisa ewan sinakubwira ngo ikimana we. Ndirimbo imeze neza cyane nayibonye yumvise irumba. Ariko muri mu kazi. Ukunda Tomtone kundo yama mu gusoza rero tunamushimira, ngira ngo nkuko umwimerere wari uyigarutseho ituba kubitira akantu kugira ngo nayo kubera indirimbo imwe mu nshyashya mufite bagira amatsiko yo kujya kwishaka on YouTube. Okay, so umwari mwiza bwiza bwanjye ugitega mu bari ubaruta ubarusha ubwiza n'ikimero, iyaguhanze niyo yaguhaye njyewe
icyo niyemeje mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nzagukunda urukundo rw'umwimerere njye nzabakunda urukundo rw'umwimerere abakunzi The Nobles mbakunda urukundo rw'umwimerere yamani. Nice man, you get it. Yes, ndashona kidogo. Gusa ntabiba birenze tu. Ya ngira ngo rero munyemerere dushimire Tomutoni, namwe kandi mbashimire umuhate mwatugaragarije wo kudukurikirana no kudusangiza ibitekerezo. Nyabuneka niba hari byinshi ushaka kutwungura ni 078 79 00 42 078 79 00 42.